umwe mu ba DJ tuzakora muri gitaramo DJ mwiza cyane umukurikira yitwa Rodi ni umuhanzi mushya kugeza ubu uri gufashwa na AMAG THE BLACK mubeza gushimira AMAG ku bikorwa byo gufasha abahanzi muramuzi kuva kera yintroducinga abarimo nka Bruce Melodie ariko bagombye kubana nawe hano kugira ngo AMAG wagize uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'umuziki wa Bruce Melodie tubona aka kanya akaba ari mu bantu tuza turi kumwe muri event hanyuma umukurikira ni Amon Sanzira niwe boss wa Gift Restaurant akaba ari nawe muterankunga mukuru wa IBISHINGWE Album launch uyu munsi kugira ngo hari ikindi kintu ari butubwire cyangwa se ibintu ari butubwire ko buri muntu aragira umwanya hanyuma uwo tugezeho ni AMAG muramuzi AMAG THE BLACK hanyuma hafi yanjye hari umukobwa mwiza cyane Fifi Raya nawe umuhanzi kazi nyarwanda umuraperi nawe ufite impuzu zimeze neza gukora ibintu bye neza cyane nawe turamushimiye kuba turi kumwe muri press conference tukazana abantu no mu gitaramo by'umwihariko hanyuma ni Regis nanjye mpagarariye company yitwa Residence akaba ari nayo iri gukorana na AMAG THE BLACK muri coordination hanyuma ukurikiyeho nawe ni umuhanzi yitwa Babies umuhanzi nawe uri mu bahanzi bari gukorana na AMAG THE BLACK kugira ngo ibya introduction y'ibyo ikindi narenzaho ni uko uyu munsi tugiye kuvuga cyane cyane twibanda kuri event dufite kuwa gatandatu ubwo ukuntu biri bugende turatanga umwanya buri muntu abasha kubaza ibyo yumva yabaza AMAG THE BLACK cyangwa undi muntu muri twe hano kuri pano mbere yuko wenda tubaza kugira ngo na umwanya AMAG THE BLACK nawe akagira ikintu atubwira kuri iyi press conference murakoze cyane nta kindi kintu nababwira uretse mwakoze kuza kuko kuva ku munsi wa mbere nangira ibintu by'umuziki hari abantu bagiye bamfasha cyane banishimiye cyane kubona abantu mu itangazamakuru mwese kugeza na n'ubu rya tafari mwashyize kuri music yanjye mugikomeje kuripotera muri kunkorera nk'umuganda niyo mpamvu nanjye ngiye kubereka ibishingwe ibyayo murakoze hanyuma turahita twihuta twinjire mu mwanya w'ibibazo kugira ngo twatangira twakira ikibazo umuntu ku wundi sinzi niba hari umuntu uri ready kutubaza ikibazo cya mbere hari umuntu uri aho ngaho inyuma inyuma umuhanda umunyamakuru wa Kenya News mirongo itanu turashaka kubaza AMAG THE BLACK hari bamwe bagiye bakorana n'ibitangaza n'impapuro amakuru no munsi mbona ntawe kuri ruhande ariko urimo n'umukobwa n'umuraperi umwe rukumbi navuga Agarutse na Filiya uje kuva kuki wenda nta bandi bakobwa bahisemo cyangwa abandi bahanzi beza b'umuraperi kugira ngo ujye ati reka nabo bazi igihugu nta agenda ngo tubyandike rero zose nta kantu ariko reka byandike n'abagore bawe muri iki gihe hanyuma
abagore bashemo ase noneho umpe nimero za mama wawe ndamuhamagara aze wowe na Bruce Melodie ko mutakirimo kujibije ariko umunsi wa none abantu tuniye wasambuye ariko kandi ndabona kutageze ariko nibashima ufashe kugura muri album yawe kandi ukavuga ko atari sinzi niba azagara muri bakunzi byo gusiga ngo ariko numva navuga ngira ngo abantu benshi bari kumbaza ibintu nibara kuba byinshi ntabwo turi bubasha kubisubiza. Hari uzanye iby'abagore, hari uzanye ibyo kuvuga ngo muri press conference ntabwo abonye Bruce Melodie kandi ntabwo wowe wamubajije amara imyaka 10 aronshinga kutambonye kuri afishe ibyo ngibyo ntabyo wamubajije. Ubwo rero ngira ngo uko turi gutegura ibintu byacu ni twebwe tubizi kandi na surprise bahari kubwo nkumeneye ibanga. Undi yabashije abagore abagore bazaba bahari bose bagomba kuza rwose n'abana n'ibintu byose bose bazaba bahari. Ikindi kuki album wayishimiye impamvu album nayise ibishingwe nuko abantu ntago ubu ngubu nimba hano umwana ariye ibishishwa by'ibyo birayi birajya nk'ahantu kure. Nzi ko hano hari abanyamakuru baje kuri moto bamwe abandi bakaza n'amaguru ariko urabizi ko ibishingwe bigenda mu modoka. Urumva ko ibishingwe bifite akamaro kuko nimba ari byo bifunika ibintu turya nibyo nababwiye tukaba tunabyishyurira bigeze kuri 3-4 gutyo. So impamvu nahise ibishingwe rero nuko hip hop abantu bayifata nk'ibintu bidasanzwe. Hari uwabajije ku kibazo cya Young Grace ari kuza agiye kugera hano na Rafiki Coga abahanzi ba hip hop bandi muri kumbaza nabo tuzagenda tumenya ibyabo kuko ndabahamagara nkumva bagiye muri byinshi nka Papa Cyangwe bari gushutinga Igisenyi. Kuba rero nanjye kumwe na Fifiraya nuko ari wari ubonetse kugira ngo ducunguze uburyo umwe. Yes. Iki impamvu wayise ibishingwe impamvu nise album yanjye ibishingwe mu buryo burambuye. None se ubwo naguze ibishingwe umusa yego nimba uzi ibishingwe mu buryo busanzwe mu buryo budasanzwe uzabimenya kuri launch ya album yanjye ku itariki ya mbere umunsi wo gukora ubwigenge. Abahanzi ngira ngo urabona Mavis abo twakoranye indirimbo cyangwa azaba bahari Young Grace harimo Rodi harimo Mavis harimo Jago Pondat kandi muzabikunda. Turi kumwe ndi kumwe n'abandi bahanzi muzagenda mubona nyuma y'uko mubonye ukuntu turonshinga album. yango twakomeza twakira ibibazo. Hari ikibazo mushaka kubaza AMAG THE BLACK cyangwa se undi muntu muwo turi kumwe ariko bitege icyo muri album. Okay, bitege kubaha show, bitege ibintu biri creative. Urakoze Regis wowe ndetse waragize uruhare mu gutegura igitaramo ngo kitaraba ariko tubizi neza ko izongana kizagenda neza. Muraho neza mwese abanyamakuru
nizere ko mumeze neza namwe turabashimira ko mwitabiriye uyu munsi nyine kugira ngo twamamaze iki gitaramo. So njye rero ubusanzwe Ama G ni inshuti yanjye ndanamukunda ni n'umufana we, yansabye nyine ko twakora igitaramo muri KST, nanjye ndabibasaba nk'abavandimwe dukorana muri iyi barabinyemerera, ariko hagati aho ntabwo kugira ngo birangirire aho, ahubwo turagira ngo hariya ahantu twateguriye iyi show ya Ama G n'abandi bahanzi bandi bazajya bakenera kuba bakora show cyangwa babacibwa album zabo cyangwa izindi gahunda zindi, bajya batureba tukabafasha kubona ahantu heza ntekereza ko abantu bazahishimira. Hanyuma rero ikindi navuga wenda ni ibyashara, ikibazo cy'urugo tuzabakonjeshereza, icyo kunywa kizaba gihari ndetse n'icyo kurya, ibintu bizaba bimeze neza n'ubwo hari ibintu byose na regisi. Hari umuntu ufite ikibazo mu banyamakuru, so mu gihe tugitegereje ko hari umuntu ubaza, kugira ngo twakomeza kubatangariza byinshi kuri iyi event, kugira ngo hari ibyo Ama G atavuze ariko ushobora kubimuvugira ko turi gukorana. Iki gitaramo giteganyijwe kubera hano muri City Tower kuwa gatandatu tariki ya 2 z'ukwa karindwi ku munsi w'ubwigenge. Kizatangira mu masaha ya kare guhera saa 9 tuzaba dutangiye kugeza mu masaha akuze, hanyuma after party izabera muri Gift Restaurant. Tuzaba turi kumwe n'abahanzi benshi cyane kuri line up dufiteho kugeza ubu, hariho Senderi International, dufiteho Theo bose babireba, dufiteho Bruce Melodie, dufiteho Fifi Raya, dufiteho Agarutse, dufiteho Mavis, dufiteho Rodi, dufiteho Syntex, dufiteho Rafiki Chokastar ari mukumbuye cyane, dufiteho Uncle Austin, dufiteho Sophia Nzayisenga twashatse kuvangamo na gakondo, muramuzi Sophia acuranga inanga. Hanyuma ikindi navuga ni uko guhera ubu ngubu uburyo bwo kwinjira mu gitaramo, uburyo bwateganyijwe ni 5,000 ahasanzwe, hanyuma n'ibihumbi 10 muri VIP. Ariko abantu bari kugura amatike guhera uyu munsi kugeza kuwa gatanu, amatike baguze bazayakonsoma yose. Kuvuga ngo uguze tike ya 5 azakonsoma 5, uguze tike y'ibihumbi 10 azayakonsoma yose. Ubwo ni gift Ama G the Black y'abafana be mu rwego rwo kubashimisha cyane ko mwari maze igihe mutamubona. Hanyuma reka nkomeze nakira n'abandi turi kumwe kuri pano. Ladies first, reka mere hano kuri Fifi Raya, umwe mu baraperi dufite kugeza ubu ngubu mu gihugu cy'u Rwanda bari kwitwara neza. Hanyuma umunyamakuru ufite ikibazo yabaza Fifi Raya aka kanya wamubaza, cyane ko ari mu bantu dufite kuri muri album launch umunsi wa gatandatu. Ijambo ni iryanjye. Hey, what's up? Umeze neza? Ndi kuvuga gake si cyamvuge cyane. So ikintu navuga uyu munsi nishimiye kubana namwe kubera ko nishimiye no kuba naje muri press conference, nishimiye no kuzaba ndi kumwe namwe muri show Ama G the Black kubera ko ni umuraperi yakoze ibintu bya danje, twamufaniye turi batoya. I was a big fan of him kuva nkiri muto, so ni iby'agaciro no kuba ndi kumwe nawe, ni iby'agaciro no kuba yamamagaye mbwira abantu. Nishimiye kubana nawe, bravo, keep it up, Imana ibirimo, ndagufana cyane, uri umuntu wa danje. Thanks. Hari ikibazo, reka twakire Emi 3D. Hari ikibazo ushaka kubaza Fifi.
ngo ikibazo bajije ntabwo yumvikanaga neza muri microphone ariko nacyumvise yagisubiremo. Yarabajije ngo arabariza abantu bashaka kwitabira igitaramo cya AMAG THE BLACK, ese tuzatangira ryari? Nanabivuzeho mbere, guhera saa 9 DJ batangiye gukoraho, hanyuma performance z'abantu zizatangira saa 12 z'umugoroba. Hanyuma abantu bashaka amatike, kugeza ubu ngubu amatike ari kuboneka muri gift restaurant hano kuri gift, kandi amatike turi gutanga guhera uyu munsi kugeza ku munsi wa kuwa gatanu, amatike turi gutanga ari consumable. Ngira ngo murabyumva, amatike turi gutanga ubu ngubu itike uguze uzayikonsoma yose. Niba uguze itike y'ibihumbi 5 cyangwa ibihumbi 10, ayo mafaranga yose wishyuye uzakonsoma muri event. Ariko kugeza kuwa gatandatu mu gitondo amatike azaba hari ku muryango w'abinjirira na hano muri gift restaurant. Ariko abazagura amatike kuwa gatandatu, ayo matike ntabwo azaba ari consumable. Muri VIP tike izaba igura ibihumbi 10, hanyuma muri regular tike izaba igura ibihumbi 5 asanzwe. Hanyuma ikindi navuga, turimo turakorana n'abandi bantu abafatanyabikorwa dufite kugeza ubu. Dufite Eagle Limited, tukagira Dori Safaris nawe tumushimira, tukagiramo n'abandi bafatanyabikorwa tuzakomeza kubagezaho kugeza kuwa gatanu. So reka nkomeze nakire abandi bantu turi kumwe kuri pano. Ndahera hirya nakire DJ Niem atubwire kuri event, hanyuma nyuma DJ Niem uraduha Rodi. Bibutsa ko Rodi ari umuhanzi uri muri management ya AMAG kugeza ubu. Ngira ngo indirimbo iya mbere yarasohotse n'indi yarasohotse, nawe aragira icyo atubwira kuri event no ku muziki wo muri rusange. Hanyuma turakomeza tubagezaho gahunda zose, ariko ibibazo turacyabyakira kugira abantu badukurikiye babashe gusobanukirwa ibijyanye na event. Yes, murakoze. Nitwa DJ Niem. Kariyeri yanjye ya DJ ntabwo imaze igihe kinini, ariko ibintu kubikora neza. Umuziki uraryoshye, cyane cyane ku bantu nshaka kubwira abantu bagomba kwitabira imishinga. Mwese muzaze, ibintu bizaba ari sawa, bari kumwe n'abandi babyinshi batabonetse aha ngaha, ariko bizaba ari byiza cyane. Ikindi abantu bakunze kuvuga ngo babyinshi ntabwo basapotinga umuziki nyarwanda, none turi hano. Icyo ngicyo ni ikintu kigaragaza itandukaniro. Umuziki nyarwanda babyinshi barawusapotinga, barawucuranga ahantu hose, kandi ikindi ubucuranzi urabona ko abantu bahabwa agafanta. Abantu bahabwa agafanta cyane cyane abanyarwanda. Ikindi nanone nasaba abanyarwanda, igihe ducuranze imiziki nyarwanda, abanyamahanga bari aho ngaho, please show the vibe, munezerwe, murebe ko umuziki nyarwanda nyine uryoshye, kugira ngo umunyamahanga natari iwabo atabavuga ati uyu muziki abantu babwiye nanjye nigere wacu nzongera kumve nshake igisobanuro cyawo itangiza muperezida. Ikindi rero, IBISHINGWE Album ni umuriro gusa, ni umuriro. AMAG THE BLACK muramuzi, hip hop ye kuva kera kugeza uyu munsi, ni ubutumwa buhorera abana bato, abakuru, ibintu byose bibafasha mu buzima busanzwe. Ntabwo ari hip hop gusa, nyine kuko ngo bavuga kwiganje gusa. Ikindi n'umuziki tuba dukeneye kwidagadura kugira ngo tunezerwe byongere igihe cyo kubaho. Murakoze cyane abanyamakuru n'abandi mwese naje uyu munsi kudushyigikira umwanya wo gake. Murakoze. Yitwa Melodie. Amazina yitwa Melodie. Abantu mubikorwa izo muri repo cyangwa muri gasanzwe biko AMAG THE BLACK. Nkaba nishimiye kuba mwese muri hano, buri muntu wese wageze aha ngaha
AMAG THE BLACK ndamushimira kuko kuba yarangiye icyizere yewe akaba yarabashije no gutegura album launch yitwa Ibishingwe ntabwo ari ibintu biba byoroshye so kuba yaragize uruhande n'imbaraga zo gutegura ibyo bintu ibintu bikomeye cyane ndamushimira kabisa kandi blessing muri show Imana isabe blessing ikindi navuga rero abantu bagaragaza ko bakunda muri komande bifuza ko bazaza kubigaragaza no kuri event kinabasaba twe tuzakoresha imbaraga zacu zose dufite kugira ngo buri muntu wese wahageze azabashe kwishima umuntu uzaza hariya azakaruhuka ndabizi pe ariko ntabwo igihe kiragera tumeze nk'abantu b'ababyeyi bari kubise ariko nababwira ko Melodie niwe muntu uri kuri album yanjye hafi indirimbo zigera muri 7 mu ndirimbo 10 ziri kuri album. Hari impamvu, iyo ni impamvu yanjye bwite, ariko ntabwo bakunda kurimbaza why not ari uwo muntu gusa. Hariho na Mavis, ntabwo tuzakomeza gukorana n'abantu bamwe gusa. Hari n'abandi bantu bakeneye kuba bamenyekana bakagaragara, za mpano baba barapfukiranye igihe kirekire. Mwebwe murabizi cyane kundusha, ariko Rodi ndabizi ko imyiteguro dufite azabereka uwo ari we. Ndumva ijambo naba ndigarukirije aho ngaho. Kandi amazina cyatera icyaha bene baramubona ntabwo ujya witamo kwitamo muri biti anashimira namwe itangazamakuru ubwitange n'urukundo ukudahwema gushyigikira umuziki nyarwanda, gushyigikira abanyarwanda, ndetse nanashimira na bagenzi banjye bose bazabasha gufatanya mu gitaramo. Ku ruhande rwanjye ibijyanye na performance imeze neza, ijwi rimeze neza, nditeguye ndumva azaba imbaraga zose ko azaba ari cyo gitaramo kizaba ari kinini kandi cyiza kuri jyewe cyo kugira ngo azabashe kwigaragariza umukunzi w'ikinyarwanda. Ikindi navuga soza nabwira abanyarwanda n'itangazamakuru kugira ngo bazaze babishyigikira ari benshi kandi bazitabire, kandi bazabona ibyiza byinshi abayishyuye kuri uwo munsi w'agace. Murakoze. Hanyuma kugira ngo mu gihe ntarabona ikindi kibazo ndashaka ngiye kubaza Amaji. Okay, hari ikibazo mbonye ariko ndabanza mbaze Amaji, kandi ndifuza ko ikibazo agisubiza neza cyane. Ubwo ni ikibazo mbarije abafana ko nanjye nuko turi kumwe muri event, nanjye ndi umwe mu bafana ba AMAG THE BLACK. Ikibazo nifuza kumubaza kiragira kiti: mu gukora iyi album yawe Ibishingwe, AMAG THE BLACK ni umuntu twaherukaga mu minsi myinshi yashize. AMAG THE BLACK twaherukaga mu biganiro kuri za YouTube, twaherukaga indirimbo ze ziremereye nka za zindi twumvise Uruhinja, amashuri badusaba twarayarangije,
indirimbo nk'izo ngizo. Hanyuma AMAG THE BLACK ugarukanye album yitwa Ibishingwe. Kano kanya ikibazo mubaza kiragira kiti wihangane ntubaze mu gukora iyi album nk'umuntu wari umaze igihe atari mu muziki nyarwanda, reka mbyite gutyo ko twaragana indirimbo za kera, ni iki cyakugoye mu ikorwa rya album yawe, haba muri recording, haba mu gufata amashusho, hanyuma ni iki cyagushimishije mu gihe wafataga wakoraga wa recordingaga album cyangwa se wakoraga videos? Hanyuma ikindi ni mukubaze cya gatatu, muri approach wagiye ukora, turabizi ko iyo umuhanzi ari gukora album agenda yiyegereza abandi bahanzi, cyane cyane abafite hit, kugira album ye igire attention. Mu bahanzi wagiye wiyegereza, watekereje ko bajya kuri album yawe, utubwiremo nk'abahanzi babiri watekereje ukanaba-approachinga bakakugora cyangwa se bakabyanga? Jewe music ni ikintu kinini byatari, kuko iyo unyangiye kujya kuri album yanjye bita numva nta n'ikintu umaze kuri iyi album. Abahanzi nashyize kuri album yanjye n'abahanzi numvaga ubuhanga bwabo. Ntabwo abahanzi bose mwakorana indirimbo, kuko ngira ngo kuri album yanjye hari indirimbo yitwa Ibitendo nakoranye na Trizi na Rodi. Nk'ubwo ubona gutya Rodi nawe ni umuraperi wa danje, ariko ntabwo nkunda, ari ibintu bibiri, hari icyo bita karite na kantite. Hari abantu b'abahanzi bameze nka kantite, ariko njyewe ndeba ba karite, kandi njyewe karite iyo nyizanye abantu bose barabizi, twagiye dukorana. Kuba nicaje hano uyu mukobwa Fifiraya, hari impamvu, si ubwo ari we muraperi wenyine dufite mu gihugu. Kuba Rodi yicaye kuri hano ntabwo bivuze ko nta wundi uriya mudije, nuko na Kaspi ataje afite akazi. Kuba nzabwira MC Tino akazaba yemsinze igitaramo cyanjye na Nita Pendo, nzi karite kuko twarakoranye ndabizi. Ntabwo nzatoragura umuntu from nowhere. Ni bya bindi bavuga ngo ayo mashuri mudusaba ngo twararangije. Banza utwereke iyo diplome tumenye ibyo bintu ibyo ari. Nimba Firaya afite video ya danje, why not ntamushyira mu gitaramo cyanjye? Nimba Rodi afite indirimbo yanjye, already reka mbabwize n'ukuri, chorus y'indirimbo yanjye yitwa Ibishingwe ni Rodi wayiririmbye, sibyo? Ubwo umuntu uririmbye iyo chorus hari impamvu. Memphis afitanye indirimbo nanjye nyinshi, so rero njyewe ndeba ikintu cyitwa quality kurusha harya ni quantity. Amashuri yacu nayo hari ukuntu agenda aba make y'ukuntu, ni quality na quantity. Hari karite na quantity. Nshobora kumereza itari munsi y'igikoma, undi akankubita bibero yirimo amata, nkafata bibero kuko bibero niyo ifitemo vitamine nyinshi, wowe ukanywa igikoma kitarimo n'isukari. So rero ibyo byose birasa na music ukuntu njyewe nyikora, byari ibyo ngibyo.